filime y'umwaka bakinnye n'ibyamamare dutangira kuri no mwiduka naryo baryita iduka muri alimentation hano rero guhaha ibyo agura arabigura baramubarira karita yawe iranze Queen Latifah cyamamarikazi ari guhaha biranga uyu mugore mwibuke muri set it off yarazikiri arongera ashiraho indi karita bisa nkaho ikarita ya mbere nta mafaranga ariho shiraho ikarita ya kabiri ari ukuvuga ati ku ikarita yindi bura nta kantu kaba naribagiriwe hora buriya iyo umuntu adafite amafaranga uzi ko mureba ukamwibwira nta confidence ntaki uyu mugore asa nk'ufite ibibazo mbere yo kwatsa imodoka arabanza akitsa imitima kugira anasanga ari umukobwa uri gusomana n'umuhungu ubuzima bwanjye amafuti sinayakora umukobwa ukiri muto n'agahungu kakiri gato bwana bw'iminsi bwigeze ubuntu ubimenye kuri kunyengereza ubuzima urakoze kubimbwira twavuze ko urugendo rwose turi bukore nta rumogi nta n'inzoga uri buse kunywa sibyo ikiza nuko urugendo rutaratangira aka nakana bereye onkere kandi kumbi bari kwimuka kana kari mu nzu urabona inzu ibintu byose babisoyemo nta kintu gisigaye bari kwimuka hano tugeze wagira ngo ni muri area 51 nahantu bigiye vuga ko leta ya Amerika ngo ibikama alien ngikoranira n'ibivejuru umva dushobora kugira imbere y'agataza cya UFO kikahita kiza kigatora imodoka yacu UFO ubwo ni byabyogajuru nyine byama alien niko babyita UFO kikahita kiza kigatora imodoka yacu ni ikigo kiri kugenda kibaganiza kandi ngo ni onkere amwita Christopher Brands nayo twari twara abantu bafite ubwenge kuko urimo umwana mbere onkere ndakubabari ako nzabireka nzatungura abantu bose nanjye ubwanjye nitungure nimbona amafaranga sha wa mutonto nyine ubudafite amafaranga n'abana bamukiniraho bano banyuze kuri station ari mu nzira yarebye nyuma abona ari imodoka gisa nk'icyabakora iki byose n'amakosa yanjye uravuga ibi kuri station ya gaze bamenyere tangeje mbaho urutoki rwagati kuki wabahaye urutoki wa mujinga ubwo yatutse abantu badakinishwa yatutse amabandi yo muri quartier abagunga mu rugendo bimuka bajya gutura Texas hano hantu hatandukanye naho tuvuye bavuye Los Angeles aho guha umuntu urutoki ari ibintu bisanzwe avuga ati nabirenze bageze ahantu mu byaro uraza umenyera maniga yo mu cyaro yarababajwe bageze mu nzira basanga imodoka ibigoryi byayiparitse mu nzira cyanago nago imodoka bya bigoryi by'abazungu ngo bikomeze bitumenyera kantu kivangura ry'uruhu muri Amerika karacyariho ugomba kugira icyo bikora umwana uyu ni Ruda Chris ndabinginze mukuri imodoka yanyu mu nzira basore mwishimije nimba mwarabishimije ndakora iki ngo mukuri imodoka yanyu mu nzira udusabye imbabazi byaba ari sawa dusaba imbabazi ubikuye ku mutima keretse nimba ushaka ko famille yawe yose isaba imbabazi dusaba imbabazi ubikuye ku mutima gerera ibyo buri byana by'ibizungu biri kumumenyera bimusabwira umuntu w'umukecuru ngo nasimba bazifitiye n'ibindi bibazo by'ikuriye mu rugo basabye imbabazi kuba ubuzima bwanyu nabushize mu kagatete ongeraho ngo ubuzima bw'abazungu wari uri kubujena nyagasani ukuntu gusuzugura umwirabura kumubwira ngo ubuzima bw'abazungu dusaba imbabazi ko wari uri kubumenyera arenda kurira iby'inyuma bari kumumenyera urumva yakubita abajinga mumbabarire kuba ubuzima bwanyu bw'abazungu nari ntangiye kubushyira mu kangaratete araba bagusuzugura birutwa no kugukubita mujinga w'umuzungu akaza kumenyera uri umwirabura shapa ari ikintu kibaza niyo mbona abana bari kwiruka inyuma ngo umuzungu wamaye amafaranga umuhanda bwana bwo mu muhanda umuzungu yarababaye gifite ibibazo bye ubuzima buranza asubiye kubana na mama we ndetse n'abana yabyaye buriya abantu bafite nimba ari ibikibango batazi ibindi bibazo abantu twifitiye usanga bakiri mu tuntu tw'amafuti tw'ubugoryi iyo babonye nta hantu handi barara bageze muri Nyamirambo urabona wa muhanda w'inyuma noneho uri kuri Cosmos wa muhanda w'inyuma nyine ujya no ku isoko umuhanda inyuma buriya haba moteri yitwa Sweet Stay Guest House y'ubwenge niyo bahise baza kubukinga bagiramo n'icyo kurya buriya n'icyo kunywa byiza bahita baza kurya barabazungu bari bagiye kutugirira nabi ntago ariko mbikeka barabana babi bibigoryi by'ibizungu bakora ibintu by'ubugoryi abazungu bakora by'ubugoryi none se turi baho murese ubu mama nta hantu tugeraho kuba isasiyo ryumvishe ndaryumvishije iki cyumba kivugiyemo isasu hari umuntu upfuye tujye kureba urebe bava mu cyumba kimwe cya Sweet Stay Guest House base bari mu kindi cyumba bigenze bite kingurano ruryamye hasi hamagara icyenda rimwe uvuge ko hari umuntu barashe mu ngo umusaza we kandi gume mu cyumba wa mugabo twatangiye yiba amafaranga atwara igikapu babubwira ngo ni icya Mr Cross cya muri dusha unzanira amasuime menshi ariyo uzane duhagarika amaraso kuri isuime hanabona igikapu iki gikapu twakibonye bavuga ngo ni icy'umugizi wa bita Mr Cross sinyora arapfuye igikapu tukibonye muri dushe Jack please iyo avuze Jack ni umugabo wapfuye bari guhamagara ati mfasha ndi mu bibazo aba yumva umugabo yaramusize mu bibazo nk'umupfakazi wese ndagukeneye mugabo wanjye mfasha abatanga bamwe bari mu cyumba gikurikiye nibo batubwiye ngo ibyo babonye nimba iyo famille waretse ikagenda ishobora kuba yakwibuka ijwi ry'umuntu wishe umuntu nabo baraza kubahiga babice ubwo nimba ari bane nibapfa niweho biri buze kubarwaho baravuze ati nimba menya ko ari abantu bashobora kuba bumvisha ibyabaye niyo babumvisha ijwi gusa ry'uwamwishe abo bicanyi bashobora kubahiga bakabica bari mu nzira bigendera barimutse bifite ibibazo byabo bosi wacu ibyo gikapu kirimo amafaranga arayashaka ni umuntu ufite ikijwi nazo umumamagara mubwiye ati izina rye bamuhamagaye barizi barashaka amafaranga abana mbere yo kugenda babanje gucana mu nzira bagenda ro baciye bururi nk'uko banze bazigaburire gusa bira bintu wagira
ukagira ngo ni ibyanyabyo nano bari gusiga n'ahantu nyaburanga nyine abimico y'abakowboy ba kera uyere hano telefone irasona yo iki ati umuntu wanjye meruka gukinisha Mr Cross yarapfuye amafaranga nayo wahasize ufite amafaranga yacu natwe twashimusa icyana cyawe ko ya mafaranga yasize mu cyumba ntayo babonye uno telefone yaguye hasi akana bagashimusa amafaranga umugore yavuze ngo yasize muri lodge ntayo bahabonye